Yego. Excuse me. Yego, nongeye kubasuhuza bakunzi ba Authentic Christendom TV. Nkuko mbisobanura buri gihe kugira ngo byumvikane neza, Authentic Christendom TV bisobanura ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Ndabashuhuje uyu munsi ni tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Akaba ari jyewe Dr. Symphorien, nkaba ndi hano i Texas. Nk'ibisanzwe rero umurongo wacu cyangwa se editorial y'icano, muzi ko nkunze kuvuga ku bintu nyine ibijyanye n'izina ry'icano, ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Byumvikana ko rero nyine hari abanyepolitike bumva ko yenda badashaka gukeburwa, cyangwa se abanyamadini nabo badashaka gukeburwa. Nicyo rero iyi cano ubundi niyo editorial yacu, ni ugukebura abanyepolitiki n'abanyamadini bimika itekinika. Hamwe n'ibyo rero uyu munsi ndagira ngo n'ubundi nkebure Kagame ku bijyanye n'inyigisho yatanze muri mitingi yaherutse gukorera muri Arena, agakoresha Bibiliya nabi, agakoresha umurongo wa Bibiliya nabi, akawifashisha mu guhamagarira abaturage kwihorera. Umurongo wo muri Matayo ibice 5 umurongo wa 38 kugeza 42. Donc muri rya kinamico ryabaye hariya muri Arena ryo kwegereza abaturage ku ngufu, bakabyita kwegera abaturage, yabahamagariye cyangwa se yabashishikarije kwihorera akoresheje Bibiliya, akoresha umurongo mu buryo butari bwo. Ariko mbere y'ibyo byose twanakwibaza, ese ubundi iriya kinamico, iriya nama kuki yabaye? Bigaragara ko ubundi icyatumye Kagame ahamagaza iriya nama yari gahunda bari bagamije kugira ngo binjize abaturage mu bwato bw'inkotanyi buri kurohama nka Titanic bitewe n'ibihano. Donc ubwato bw'inkotanyi buri kurohama bitewe n'ibihano, akagira ngo rero arohamane n'abaturage. Niyo mpamvu yabahamagaje. Abatazi amateka y'ubwato bwitwa Titanic, nabibutsa ko ni ubwato bwarohamye mu nyanja ya Atlantika, buvuye mu Bwongereza buje i New York hano muri Amerika, mu ijoro ryo gutariki ya 14 rishyira 15 z'ukwa 4 mu 1912 niho ubwato bwarohamye buvuye i London bwerekeza hano i New York ku itariki ya 14 mu ijoro rishyira ku wa 15 mu kwa 4 1912. Ubwo bwato rero mbere y'uko burohama nyine uwabutwaraga witwaga Kapitene Edward Smith, ngo yari yamaze kuvuga ko ubwo bwato buhambaye cyane ko ngo n'Imana itashobora kubunyeganyeza ngo bube bwarohama. Ngo niko yatangaje. Rero bigasanye n'amagambo inkotanyi zitangaza ko zafashe igihugu, ngo igihugu cyageze mu maboko ya ba nyiracyo, inkotanyi zirakomeye, ntashobora kuzivana ku butegetsi, cyane ko n'Imana ubwayo bayirasiye ku murindi. Kubw'ibyo rero nyine igitugu abantu bagomba kucyakira gutyo bitewe n'uko Imana igamburuza igitugu bayirashe. Nyamara rero urabona ko aho iyi mitingi yabaye yerekanaga ko nyine ubwato bw'inkotanyi buri kurohama bitewe n'ibihano bari gufatirwa, nubwo bari barigize ibigirwamana ko badashobora guhanguka. None se ubundi uyu muhengeri ugiye kuroha ubu bwato uraterwa n'iki? Ubwato bw'inkotanyi buri kurohama bitewe n'iki? Uyu muhengeri uraterwa n'iki? Uyu muhengeri rero ugiye kuroha Titanic y'inkotanyi mu nyanja uraterwa na agenda kashe. Agenda kashe ni ukuvuga misiyo cyangwa se gahunda zihishe z'inkotanyi
eh, zo kure mu Rwanda nk'uko rwari rumeze mbere y'umwaduko w'abazungu, donc kugarura u Rwanda mu bihe by'ingoma, mbese kugarura ubwami, kugarura ingoma ya cyami mu Rwanda, urebye niyo agenda kashe y'inkotanyi, niyo itumye ubwato bw'inkotanyi buri mu muhengeri, bitewe n'uko nyine ntabwo bashaka kuvirira iyo agenda kashe. maze gukora ibiganiro nka bitatu cyangwa bibiri byerekana iyo agenda kashe, yagaragaye mu kiganiro Kagame yagiranye n'uwitwa Mark Master hano muri Amerika. Ni umuntu ukomeye cyane, yamuhase rero ibibazo, Kagame aza kwivamo avuga viziyo ye, nta handi hantu yari yumvikana uretse muri iyo videwo. Reka nyibumvishe mu by'ukuri ntabwo ari ubwa mbere, maze iminsi mbumvisha aya majwi, nkeka ko ntazongera no kuyerekana vuba kuko maze kuyabereka bihagije. Ubwo rero amajwi yumvikanisha agenda kashe ya Kagame ari muri iyi videwo, ngaho namwe nimwiyumvire mutagira ngo ndi kubatamika, ndi kumubeshyera. That links well with what you have mentioned, Mark Master, that referring to my own background. My family went into exile when I was 4 years old and ran into the neighboring country of Uganda. Others went to different countries in the region and beyond. The product of that has a history. Of that has history in itself which produced it. It starts with colonial times, and which colonial times only knew divide and rule. They would find a society and start finding ways to divide that so that they can entrench themselves deeper or really deny people to work together and cooperate. So when we came back to the country, we knew the responsibility, first of all, was to build the nation of Rwanda back to what it used to be even before the colonial times. Ngayo nguko, ayo ni amajwi atarayitekinika, ni amajwi authentique, aho Kagame yemerera ko viziyo ye ari ukugarura ingoma ya cyami mu Rwanda. Ubu ni ubuhamya bukomeye cyane, wasanga yenda hari ahandi byaba biri mu madokima kashe byanditse, ariko amajwi ni ubuhamya ntakuka, ni igihamya ikomeye cyane, mugomba guha agaciro. Namaze igihe kirekire nshakisha ubu buhamya, ndatomboye rero Imana iza kunyereka iki kiganiro, nyine ndagikurikira, nza kubitahura ko iyi niyo viziyo y'inkotanyi, ni ukugarura u Rwanda, ni ukugarura ingoma ya cyami mu Rwanda. Ibi ni ibintu rero mwumva ko atari ibintu byoroshye. Ibi nibyo bituma inkotanyi cyangwa se Kagame bakora ibyo bakora, kuko bashaka gusigasira cyangwa se kugarura ubu bwami, ingoma ya cyami. Jyewe rero inshingano yanjye ndumva nk'umunyateolojiya ari ahangaha igarukiye muri ubu bushakashatsi, narabushyize ahagaragara, hasigaye n'aho abanyepolitike n'impirimbanyi kubyaza umusaruro. Niba mwumva iyi viziyo y'inkotanyi itumye u Rwanda rugiye kurohama nka Titanic, nta cyakorwa ngo ibi bintu bihinduke. Ndumva ari ahagena ngarukiye kuri iyi ngingo, ahasigaye ni ahanyu kubyaza umusaruro ubu bushakashatsi. Ubwo rero reka tugaruke ku ngingo y'uyu munsi, ikaba ishingiye nyine kuri mitingi ya Kagame yo kwinjiza abaturage mu bwato bwe bwa Titanic buri kurohama bitewe n'ibihano ari gufatirwa n'ibihugu byamushyize ku butegetsi.
muri iriya mitingi ubundi harimo ibintu by'ingenzi yitayeho cyane, ibintu nka bine by'ingenzi byatumye nyine byumvikanye muri iriya nama. Habayemo kwibasira Ababiligi, habamo kwibasira perezida wa Kongo, birumvikana perezida Tshisekedi, habamo guteguza abaturage ko bagomba kwizirika umukanda bitewe n'uko atagishoboye kubagaburira, ntagishoboye gutuma, mbese ntagishoboye bitewe n'uko ibihano biri kumubuza kwiba ibyatungaga abenegihugu. Ubwo rero akabateguza kwizirika umukanda kuko ntabwo batungwa n'umutungo w'u Rwanda hatarimo ibyo asahura muri Kongo. Arababwira rero ko bitegura gusahura, ariko biratangaje ko mbere y'inkotanyi abanyarwanda babagaho bateshwe n'inzara kandi badasahura muri Kongo. Icyatumye bihinduka ni iki? ubwo ni ya gahunda nyine, ya viziyo yo kugarura ingoma ya cyami yatumye nyine badashobora kubaho badasahuye. Ubwo rero bitegure kwicwa n'inzara kuko bari kumubuza gusahura. Ingingo ya kane rero nyine ariyo ngingo kino kiganiro cyubakiyeho, ni ingingo nyine yo gushishikariza abaturage kwihorera ku bari gufatira inkotanyi ibihano, aribo nyine Ububiligi, Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Amerika ndetse na Loni. Agahamagarira abaturage kugira ngo bihorere kw'abo bantu, ibyo bihugu. Namwe murumva ko ari ibintu namwe bidashoboka. Murumva ko nyine ari ubwato buri kurohama, ni Titanic iri kurohama. Biratangaje rero kubona abantu barakomaga amashyi kariya kageni ari kubabwira ngo bakore ibi bintu bidashoboka. Urumva ko nyine yari amaze kubinjiza mu bwato buri kurohama. Niba biteguye kurohamana nawe, nababwira iki? Ubwo nimwitegure murohamane na Kagame mu bwato bwe bwa Titanic. Iyi ngingo rero nyine yo kwihorera, nabivuze ko niyo urebye niyo ngingo ikomeye, niyo kino kiganiro cyubakiyeho. Kandi nyine ikaba impamvu ndi kwivugaho nk'umunyateolojiya, ni uko Kagame yifashishije Bibiliya kugira ngo yibutse cyangwa se ashishikarize aba baturage, kugira ngo abashishikarize kwihorera. Ubwo rero ntabwo ari ibintu ndi kumuhimbira, ntabwo nshaka kumutamika amagambo. Ni impamvu ngira ngo mbasangize amajwi ari kwivugira, ari guhamagarira abaturage kwihorera bifashishije nyine ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera nibyo yifashishije mu guhamagarira abaturage kwihorera. Ngaho rero nimutege amatwi mwiyumvire, hanyuma ndagaruka mu iyo kanya. umuntu ashaka kukwica ubigenza ute? Ari muri za nyigisho, ariko nta kibazo ufitanye nazo. Mbiyo ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira ibyo byo ntabyo ndimo. Mumbabarire mu nyumve, nta n'uwo mbisabye ngo ariko abigira rwose. Nunkubita ku musaya umwe, nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose. Ibyo jye niyo dini yanjye. Dini yanjye ukubise aha, ndakubita n'ahandi hariho hose hashobora ntabwo muri ibi bibazo turimo, iyo mikino cyangwa iyo myumvire. Ngayo nguko murabyumviye, akoresheje nyine Matayo ibice 5 umurongo wa 38 kugeza 42, ahamagarira abaturage kwihorera. Reka dusome icyo gice kugira ngo tugendane neza.
muri Matayo ibice 5 umurongo wa 38 kugeza 42 hariho Kagame yakoresheje mu guhamagarira abaturage kwihorera ku bari gufatira u Rwanda, bari gufatira inkotanyi ibihano. Umutwe w'amagambo yanditse ngo ntimukihorere, deja urumva ko birabusanye. Umutwe w'amagambo yanditse ngo ntimukihorere, bakabwira ngo bihorere, urumva ko deja yarabicuritse. Haranditse ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi, ariko jyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uwo ibumoso. Yesu yabwiraga abigishwa be. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Aya niyo magambo Kagame yakoresheje mu gushishikariza abaturage kwihorera ku bari gufatira inkotanyi ibihano. Buriya rero aya magambo dusomye ntabwo ahamagarira kwihorera nk'uko nyine umutwe w'amagambo nabivuga, ahubwo Yesu yari ari guhugura abigishwa be ko kugira ngo bamukurikire byasabaga kuba isoko y'imbabazi z'Imana ku babatoteza. Kuko kiriya gihe bari barafashwe, bari bari mu gihugu, Israel yari yarafashwe yarigaruriwe n'Abaroma, abavantara, nk'uko u Rwanda muri iyi minsi ruri mu maboko y'abavantara nk'uko byahanuwe na Magayane. Njya numva iyo terime iteza intambara, ariko niko niko benshi bemeza, bavuga ko u Rwanda ruri mu maboko y'abavantara nk'uko byahanuwe na Magayane. Ubwo rero ikindi kandi twavuga ngaha ni uko gufatira ibihano aba bavantara cyangwa se inkotanyi ntabwo ari ukuzitoteza, ahubwo ni ingaruka cyangwa se ni umusaruro w'ibyo babibye, ingaruka zo kuyogoza akarere nk'uko generali w'umukukuruke James Kabarebe yabyemeje. Ko yabyemeje ko babaye ikingi mashini bayogoje akarere. None se ko babyemerera, none bakaba bari kubona umusaruro wabyo, kucyumva ko ari ukubatoteza, kucyumva ko bagomba kwihorera, kandi ahubwo bari kubasaba kugira ngo babireke. Ibi rero biri kuba ku nkotanyi nibyo bita divine judgment mu cyongereza. Donc ni umusaruro w'ibibi bamaze igihe bakora. Gusa ntabwo Kagame ari we wenyine wakoresheje umurongo nabi. Hari nkeka ko hari n'abize teoloji cyangwa se n'abavugabutumwa batawusobanukiwe. Kubw'ibyo rero ntabwo ari Kagame wenyine, kuko abantu ari Kagame n'abandi benshi uriya murongo yakoresheje bawitiranya ahubwo n'undi murongo, n'ikindi gice kiri mu isezerano rya kera, kiri mu Kuva ibice 21 umurongo wa 25 umurongo wa 22 kugeza 25. Donc abantu bavanga ubutumwa buri muri Matayo 5:38, 42 bawitiranya n'ubutumwa buri mu Kuva ibice 21 umurongo wa 22 kugeza 25. Reka yenda naho tuhasome mwumve uko byanditse. Kuva ibice 21 umurongo wa 22 kugeza 25. Biranditse ngo kandi abantu nibarwana bakababaza umugore utwite akavanamo inda ariko ntagire ikindi aba, ntazabure kuriha icyo umugabo w'uwo mugore amurihishije cyose, azarihe nk'uko abacamanza bategetse. Urumva n'ibintu bijyanye n'imanza n'ubutabera. Ariko nihagira ikindi aba, uzategeke ko ubugingo buhorerwa ubundi, ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, ikiganza gihorerwa ikindi, ikirenge gihorerwa ikindi, ubushye buhorerwa ubundi, uruguma ruhorerwa urundi, umubyimba uhorerwe undi.
aya niyo magambo Kagame yenda yagombye kuba yarakoresheje iyo aza ashaka guhamagarira abantu kwihorera, ariko yakoresheje umurongo utariho, kandi uyu murongo aya magambo nayo ntabwo ahamagarira kwihorera nk'uko Kagame ari kubivuga cyangwa se abishaka nk'uko Kagame abishaka. Ntabwo ahangaha hari icyo bisobanura, kuko ahangaha bisobanura, iki gice gisobanura ko ubutabera mu gihe cya mbere ya Yesu Kristo muri Isirayeli bwagombaga gukora, donc ubutabera bwagombaga gukora bwifashishije iki gice mu guca urugomo muri cya gihe cyabo. Donc iki gice cyifashishwaga mu manza, mu butabera bw'icyo gihe, mu guca urugomo, bitewe n'uko igihano cyagombaga kugira uburemere bungana n'icyaha cyangwa se ikosa. Ni ukuvuga ngo nyine icyo gihe umenya ijisho ry'undi ry'iburyo nawe irye ry'iburyo rikamenwa, apana kuvanamo kumena iry'ibumoso. niba uri iry'iburyo umennye nawe bakumena iry'iburyo, apana iry'ibumoso. niba umuntu umuvanyemo muzitsa nawe bakuvanemo muzitsa, apana kukuvanamo iribwene. niba uri umuntu ikinyunguti nawe bakurye ikinyunguti. niba wishe umuntu nawe bakwice. niko ibi rero byakoreshwaga kugira ngo hatabaho kwihorera gukabije. Urebye niyo ntego ya mategeko muri kiriya gihe cyabo, kuko ari ukugira ngo abantu batihorera bikabije, cyane cyane babaga bafite imbaraga kurusha abandi, nk'uko inkotanyi zifite imbaraga z'umurengera zikoresha mu kwihorera. Urumva rero ko niyo Kagame yakoresha ano magambo ntabwo byahura, bitewe n'uko uko inkotanyi zihoreye kandi zinihorera byarenze igipimo cy'ibyo yenda bagombye kuba barakoze mu kwihorera. Donc iki gice cyakoreshwaga nyine mu kugenzura kwihorera, kugira ngo mu Isirayeli abari bafite imbaraga kurenza abandi batihorera bikabije. Inkotanyi rero zarihoreye bikabije, murabizi, nta ujyaho impaka, n'ubu ziracyihorera, ndetse n'aha zigeze zitangiye ubwato butangiye kurohama, ni uko zumva zitarihorera bihagije. Numvaga muri iriya videwo yibasiye Gakwerere, akavuga ko uriya si we wenyine, ko ngo ni ideoloji itarangira. Bya bindi donc ni bya bindi abahutu bose batari ndiyo bwana bose abita abajenosideri. Urumva ko aracyafite ntabwo arumva atararangiza kwihorera nk'uko abyifuza. Bikaba ibyo bitumye nyine ingoma ye Karinga nshya iri kurigita. Uku kwihorera kandi nyine kw'inkotanyi ntabwo kwabaye mu gihugu gusa, kwabaye byageze hanze, nk'uko nyine generali w'umukukuruke Kabarebe yabisobanuye, yabyemeza ko babaye kingi mashine kandi ko bayogoje akarere kose. Kagame rero acyifuza ko byakomeza, ariko yakoresheje umurongo utari wo mu guhamagarira abantu kubikora, kandi nta n'umurongo wundi yabona wabimwemerera, kuko n'uyu nguyu wo mu kuva wari uwo mu gihe cyo mu isezerano rya kera, kandi nawe wagenderaga ku mategeko, ku buryo nta kwihorera gukabije kwabagaho cyangwa kwagombaga kubaho. Ubwo rero tugarutse muri Matayo, kuri Matayo cya gice nasomye mbere, muri Matayo 5:3-8, 4-2, iki gice ubundi igice cya 5 cyo muri Matayo kugeza ku cya 7 birimo za nyigisho za Yesu yigishije ku musozi, ibyo bita the Sermon on the Mount. Sermon on the Mount niho ubu butumwa nyine buri, inyigisho za Yesu ku musozi. Ubwo rero muri izi nyigisho Yesu yigishije muri ibi bice bibiri, donc ibice bitatu urebye, igice cya 5, cya 6 n'icya 7, Yesu yigishijwe intumwa ze yibanda ku myitwarire
bagombaga kuba abakristo, imyitwarire yabo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ubundi nizo nyigisho z'ingenzi ziri muri ibi bice, icya gatanu, gatatu n'icya karindwi muri Matayo. Yesu yigishaga intumwa ze uko zigomba kwitwara mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. ubwo rero Yesu akababwira ko nyine ko bagombaga kwitwara, kubaho mu buzima burenze ubw'abantu basanzwe. nuko bemeye kuba abakristo bagombaga kuba mu buzima bw'abantu burenze ubw'abantu basanzwe, kuko abasanzwe nyine bari bayobowe n'ayo mategeko yo kwihorera. ariko Yesu noneho ahubwo azana imyigishirize mishyashya, imyumvire mishyashya y'ukuntu abakristo bagomba kwitwara, y'uko ubwo batagomba kwihorera nk'abantu basanzwe batwarwa n'amategeko, ko ahubwo bagomba kuba isoko y'ubuntu bw'Imana, aribyo bakwita grace mu cyongereza. bagomba kuba isoko y'impuhwe z'Imana, mercy. bakaba kandi n'isoko yo kubabarira, forgiveness. kabone n'iyo baba bari mu bihe bikomeye nk'ibyo nyine bari barimo, kuko bari bari mu gihe cy'ubutegetsi bukomeye bw'igitugu bw'abaromani bwari bwarigaruriye igihugu cyabo. Yesu akababwira ati uko bimeze kose, uko biri kose, ntabwo mugomba kwihorera mugendeye kwa aya mategeko ya Mose, kuko niba mwemeye kunkurikira jyewe Kristo, mugomba kutihorera, ahubwo mukaba isoko y'ubuntu bw'Imana, mukaba isoko y'impuhwe z'Imana, mukaba isoko yo kubabarira kw'Imana, kabone n'aho mwaba muri mu kaga. Ibi rero biragoye nyine gushyikira, ariko Yesu we yarabishoboye. Igorogota asabira imbabazi ku Mana bamubambye, ibyo inkuru murayizi. nibyo rero Yesu nyine yari mwigisha abigishwa be kugira ngo bagire ikirenge mu cye. ni ukuvuga nyine ngo Yesu yavuguruje umuco wo kwihorera, ijisho ku rindi cyangwa se iryinyo ku rindi, excuse me, akoresheje gutega undi musaya bakawupyatura. aha nibyo Kagame nyine we yavuze amacuri. ubwo Yesu yababwiye ko ugukubise urushyi umusaya umwohindura n'undi. Kagame rero nyine n'uburenganzira bwe kutemera gukubitwa ku wundi musaya, kuko abantu benshi simpamya nyine ko babyemera, ariko ntabwo yagombye gukoresha uyu murongo, ntabwo yagombye gukoresha uyu murongo, kuko ahubwo uyu murongo uvuga ko ukubiswe urushyi ku musaya umwohindura n'undi. ibi bisobanuye kutaba agashoza ntambara, no guca umuco wo kwihorera, bigatanga ishusho yo kubabarira n'ubwitange, ku buryo yenda ufashwe yenda n'abasirikare ba M23 bakakwambura agasegereti yawe, hanyuma bakakubwira ati kandi ugomba kuyidutwaza ukagenda kilometero kimwe. icyo gihe ukurikije uyu murongo wanditse aha ngaha, ahubwo urayibatwaza ukagenda ibirometero nka 5, kugira ngo ubereke ko barusha ubumuntu, kugira ngo ubereke ko barusha, ugura umunyamahoro kubarusha. ibi ni byo Yesu yababwiraga, ugukubise urushyi ku musaya umwohindure n'undi, kandi ugutegetse kujyana ngo mujyane mu gikingi cye, umugeze no mu gikingi cya kabiri. ni iki Yesu ari kubabwira ko nyine mwebwe nk'abemeye kunkurikira nk'abakristo, mwerekane ko mutandukanye n'abatwarwa n'amategeko yo kwihorera, ahubwo mwebwe n'uwagukubita urushyi ku musaya umwe wareka agakubita no ku wundi musaya, n'uwakwikoreza imizigo akakubwira ko agomba kwigeza, wanagenda aharenzeho, kugira ngo ubereke ko uri umunyamahoro kubarusha, kandi ko ufite ubumuntu kubarenza. nigeze kwikorezwa imizigo n'abamayimayi batarahinduka abazalendo. ibi bari kuvuga ahangaha mu iki gice ndi kubyumva neza. wabaga uri gusenga uti icyama nkageraho bambwiye kugera nkiri muzima, kugira ngo
uhita usubira imuhira wirukanka. Tekereza rero noneho uvuze uti ubwo jyewe mbarusha ubumuntu kamwavuze ko ngomba kugeza ibi ngibi i Nyambembe, reka mbijyane reka mbigeza i Rulindo, aho ntabwo muhasa. Ubwo rero urumva ko nicyo Yesu yari ari kubwira aba bakristo, kuko nabo bari muri icyo gihe nyine bafashwe bunyago bugwate n'abaromani babikoreza yenda iyo mizigo. Ubwo byari ibintu bisanzwe biriho, nk'uko n'ubu biriho nyine. Tubona makumyabiri na gatatu bari gufata, bari kugira abantu nabi, babikoreza imizigo. ubwo rero ni ukuvuga ngo urugero ndi kubaha ko bakufashe, mbese ubereka ko ufite ubumuntu kubarusha. nicyo Yesu yari ari kwigisha ahangaha. ku bw'ibyo rero Kagame iyo aza kumva cyangwa se gusobanukirwa icyo uyu murongo uvuga, nk'uko mbibabwiye haruguru, gutega umusaya bari kumusaba ntabwo ari dukurikije ya resolution ya ONU ya 27/73, aribyo ari kwita kumukubita ku musaya. Icyo bamusaba ni ukuvana RDF muri Congo, bakamusaba n'ukureka ziriya pante ziwe 23 zikajya muri kantonoma. n'ibyo ubundi bamusaba. Abaye rero basobanukiwe uyu murongo icyo yagombye gukora, ahita avanaho nyine izo mpigi ze RDF, agashyira pante muri kantonoma, noneho agakora ibirenze, ahubwo agakora ibirenze, agafungura urubuga rwa politiki, agafungura media, agafungura ba Idamange, agafungura ba Mushayidi Deo, agafungura ba Karasira, agafungura ba Cyuma, agafungura Theoneste Nsengimana, agafungura Hakuzimana Rashid n'abandi benshi barengana. Aha niho yaba ashyize mu bikorwa uyu murongo, kuko yaba akoze yaba agaragaje ko afite ubumuntu kurenza abari kumuha ibihano. Ngaho nabikore turebe ko iri jambo ry'Imana arisobanukiwe, kuko yenda mbere arikoresheje atarisobanukiwe. Ndarigusobanuriye, ndakeka bamwe bagenzura media ngo barebe uwo baca umutwe, bazakugezaho ko nakoze iki kiganiro. Nibakikugezaho rero, icyo ngusaba ni uko wakubahiriza icyo umurongo wakoresheje usaba. umusaya ukawutega. Ibihano icyo bigusaba gukora ni ukuvana ingabo zawe muri Congo, ni ukureka pante zikajya muri kantonoma, hanyuma ugakora n'ibirenze, ugafungura urubuga rwa politiki, ugafungura media, ugafungura n'imfungwa zifunzwe zirengana. ubwo rero kugeza ahangaha ngira ngo birasobanutse ko nyakubahwa Kagame yakoresheje umurongo wa Bibiliya awucuritse. Akoresha umurongo, igisobanuro cyo mu isezerano rya kera abikoresha mu isezerano rishya. Akoresha mesaje yo mu Kuva ayishyira muri Matayo, uretse ko niyo mu Kuva ntabwo ivuga kwihorera Kagame yavugaga, kuko nayo yari ifite igipimo cyaho kwihorera bigarukira. Gusa ntabwo ari igitangaje, ntabwo bitangaje kuba Kagame yarakoresheje umurongo wa Bibiliya nabi, kuko na Satani ubwe muzi ko Bibiliya nawe arayizi, ndetse cya gihe agerageza Yesu mu butayu, nk'uko tubibona muri Matayo ibice 4 ndetse na Luka ibice 4, Yesu yakoresheje Bibiliya, akoresha umurongo wo muri Zaburi 91 umurongo wa 11 kugeza wa 12, aho yamubwiye ati simbuka marayika baragusama. ariko urumva ni muri context idahuye n'icyo umurongo wigisha. Ubwo rero Kagame no gukoresha umurongo wa Bibiliya mu buryo butari bwo, si igitangaza, ariko agize amahirwe ko amenye icyo umurongo usobanura.
naho ubundi ntabwo ari igitangaza kuko na Satani nawe Bibiliya yarayikoresheje agerageza Yesu mu butayu. Ubwo rero nyine ngayo nguko Yesu abwira abigishwa bati mwirinde kwihorera. Kagame ati nahita nkwica. Bene data muri Yesu Kristo, mwirinde kwihorera, ariko kandi simbahamagariye gutegera amajosi abicanyi ba Kagame. Icyo ijambo twasomye ritwigisha ni ukutitwara nk'abapagani mu bihe by'akarengane. Ni ukuvuga ngo umukristo w'umurezisita agomba kurezisitira mu rukundo, ubuntu, n'imbabazi by'Imana, kandi ijambo ry'Imana rirabitwemerera. Reka mwumve icyo ijambo ry'Imana ribwira abakristo bari mu karengane icyo bagomba gukora. Byinshi nk'uko twabibonye ntabwo bagomba kwihorera, ariko kwihorera ntabwo bivuze kutirwanaho. Kwihorera no kwirwanaho biratandukanye, kandi Kagame ibyo ari kuvuga na kontekste y'ibiri kuba mu Rwanda, Kagame ntabwo ari kurengana, ahubwo ari gufata umusaruro w'uko yanze kuva ku izima wa viziyo mbi yo kugarura ubwami mu karere budashoboka. Icyo rero ndi kubabwira aha ngaha ni uko ntabwo nababwiye ko ubwo mbabwiye ko mutagomba kwihorera mugomba gutega amajosi ntimwirwaneho, oya, ahubwo mugomba kwirwanaho ariko mu muco wa gikristo, kuko ijambo ry'Imana rirabitwemerera. Reka rero mbasomere icyo Yesaya 58 umurongo wa 6 ubivugaho. Yesaya 58 ibice 6 umurongo wa 6 aravuga ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya muhora mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Donc mwe bakristu muri mu maboko y'inkotanyi mwigishijwe kwihorera ku bari gufatira ibihano u Rwanda, ahubwo ijambo ry'Imana ribaha uburenganzira bwo kwirwanaho, ariko mukabikora nk'abakristo. Mbere yo gukora ibyo kwiyiriza no kujya ku misozi, ibyo kujya kwiyiriza musize abantu bari mu nzu z'imbohe barengana, abantu bari gutotezwa mu buryo ubu n'ubu, nk'uko tubibona, ijambo ry'Imana rivuga ko mbere yo kwiyiriza mwagombye kubanza mukavana abantu ku ngoyi. Reka tunumve noneho icyo igitabo cya Luka, muri Luka ibice 18 umurongo wa 1 kugeza 5 naho icyo bavuga ukuntu abakristo b'abarezisita bagomba kwitwara. Ntabwo bagomba kwihorera, ariko kandi bagomba kwirwanaho. Bagomba kwirwanaho. Dore urundi rugero hano ruri muri Luka ibice 18 umurongo wa 1 kugeza uwa 5 haranditse ngo Yesu acira abigishwa be umugani ati kugira ngo bumvishe ko bagomba guhora basenga ntibacogore. Nsubiremo, Yesu acira abigishwa be umugani kugira ngo abumvishe ko bagomba guhora basenga ntibacogore. Aravuga ati mu mujyi umwe habayeho umucamanza utatinyaga Imana, kandi ntagire n'umuntu yitaho. Muri uwo mujyi hakaba umupfakazi wahoraga aza kumubwira ati nkiranura n'undenganya. Uwo mucamanza akabyangira hahita igihe. Ageze aho aribwira ati nubwo ntatinya Imana bwose kandi singire nitaho, ariko uyu mupfakazi arandembeje. Reka urubanza rwe nduce rurangire, kugira ngo ye gukomeza kuza kumena umutwe. Ngayo rero nguko abakristo b'abarezisita
ntabwo iki kiganiro kigamije kubahamagarira gutegera amajosi abicanyi ba Kagame kuko mutagomba kwihorera. Icyo mugomba gukora ni ukwirwanaho mu muco wa gikristo, mu rukundo, mu mbabazi no mu bugwaneza bwa gikristo, ariko mugakora resistance. Aha dusomye muri Luka 18, baratubwira ko nyine uyu mupfakazi warabuze kirengera bitewe n'uko abacamanza ntacyo bari bitayeho, nk'uko tubibona mu nkiko za Kagame zishinzwe kurenganya abo ashaka kugirira nabi. Icyo musabwa ni ugukora resistance, mugakomeza mugatoteza, mugakomeza nyine mugashyiraho umuhati, mugakomeza mukaresista impaka mubonye ubutabera. Icyo twasomye, icyo twize ni uko mutagomba kwihorera, nubwo Kagame aribyo yabahamagariye gukora, ku bari gufatira u Rwanda ibihano, ariko se Kagame ibyo ari kubakorera muzabikizwa n'iki? Ntimugomba kumwihoreraho nk'abakristu, ariko mugomba kwirwanaho. Mukirwanaho rero mukora resistance nk'uyu mupfakazi wakomeje atitiriza inkiko mpaka abonye ubutabera. Yesaya nawe yabivuze ko mbere yo kwiriza, kujya mu misozi kwiriza, musize abantu bari kurengana, namwe ubwanyu mudafite uburenganzira, ibyo byo kwiriza mube mubishyize ku ruhande, kuko kwiriza Imana ishima ni ukubanza kubohoza abari ku ngoyi, ni ugushakira amahoro abayabuze. Hari benshi bita abakristu muri cya gihugu bafite ubwisanzure, basiga abantu barengana bakavuga ko bari mu masengesho. Imana ikavuga rero ko kwiriza ntacyo kuvuze. Ngaho nguko rero bakristu bene data, mwigishijwe kwihorera muri mitingi ya Kagame, abigisha akoresheje ijambo ry'Imana aricuritse. Niyo mpamvu nabigarutseho, kuko ijambo ry'Imana niyo domene yacu. Nabigarutseho kugira ngo ari we abyumve ko yabikoresheje nabi, kandi namwe mwumve ko yabashutse. Ahubwo mwebwe mukore resistance ku mabi abakorera, ariko muyakore nk'abakristo, mutagamije kwihorera nk'uko byari bimeze mu gihe cya mbere ya Yesu Kristo. Ubwo rero ndangije icyo nari nagamije, donc icyo nateganyaga kubagezaho cyari icyo muri make, ariko ndabasaba ko byumvikana neza ko nubwo abakristo batagomba kwihorera nk'uko Kagame yabibigishije, ntabwo umukristo w'umurezi agomba gutegera abagizi ba nabi ijosi. Ibyo ndumva nabisobanuye byumvikana bihagije. Ntabwo mugomba gutegera amajosi ingoma ya Kagame, abicanyi ba Kagame, kugira ngo mube mubahirije icyo ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 5:38-42, rivuga ko abakristo batagomba kwihorera. Nibyo ntimugomba kwihorera, ariko kwirwanaho ntabwo bibujijwe, kandi muri mu karengane gasaba kwirwanaho. Ngaho rero nahanyu ho kuba abaresista b'abakristo. Ntabwo byoroshye, ariko umwuka wera w'Imana abayobore kandi abashoboze kandi abahugure, maze ntimwihorere, ahubwo mwirwaneho. Imana y'amahoro ibafashemo mu izina rya Yesu. Amen.